ariko ihema ry'umukiranutsi rizakomera. Amen. Bivuze ngo iki? Umukiranutsi, umuntu w'Imana, urugo rwe, kubera ko tujya twigisha, namwe mujya mwiga ko urugo rwiza ari ijuru ritoya. Niyo mpamvu urugo rw'umukiranutsi rwagereranyijwe n'ihema. Murabizi impamvu itandukaniro ry'inzu n'ihema ni irihe? Ihema Abisirayeli barikoreragamo gahunda zo kuramya Imana, ariko ryimukanwa. Bivuze ngo rero abantu b'Imana bafite ingo ni abantu bahora bimuka. Turi abagenzi n'abimukira. Kubw'ibyo rero urugo rw'umukiranutsi rurimo ruragereranywa n'ihema, ariko rukagereranywa n'ihema bivuze ngo ntabwo ruzagira gute? Ntabwo ruzasenywa. Ariko bagera ku rugo rw'umunyabyaha bakavuga ko ruzagira gute? Ruzasenywa. Kubw'ibyo rero ndagira ngo tujye mu gice cya 15, Imigani 15 umurongo wa 25. Bari abantu mubabwire nabo bakoresha ijwi nkanjye, biriya byuma babireke. Babicaranye begeranye bakore nk'uku kwacu. Imigani igice cya 15 umurongo wa 25. Uwiteka, abafite Bibiliya ariko tujyane. Uwiteka azasenya urugo rw'iki? Ariko simwe mbazara urugo rw'umwibone. Bibiliya iravuga ngo Uwiteka azasenya urugo rw'umwibone. Urwo rugomba gusenyuka, ariko azakomeza urubibi rw'umupfakazi. Ni ukuvuga ngo umupfakazi ni umuntu wapfushije uwo bashakanye, wa wundi ubona ubuzima bwe n'urugo rwe ahazaza utagira gute? Utahareba. Imana yishimira kuza gufasha urugo rw'umupfakazi kuruta kujya gushyigikira urugo rw'umwibone. Mu buzima rero, iyo ushatse umugabo w'umwibone ugashaka umugore w'umwibone, nta n'ikintu uba uzageraho. Icya mbere, umuntu w'umwibone aguca ku inshuti. Uranyumva neza? Umuntu w'umwibone ahazaza ntabwo ahareba, areba uyu munsi wa none. Umugabo cyangwa umugore w'umwibone ntabwo bashobora guteganyiriza ejo hazaza. Icyo nagira mbabwire ngiki, umwibone ntagira inshuti, niyo yagize inshuti agira inshuti z'abibone bagenzi be. Bibiliya rero igaragaza yuko mu gihe cyose ufite umutima w'ubwibone, reka mbahe urugero. Iyo ufite umugore w'umwibone udashobora gukora akazi kose abonye, iyo ufite umugabo utoranya akazi w'umwibone, byanga byakunda, hamwe ubukene mu rugo bwagize gute? Bwaje. Bibiliya yakomeje igaragaza ku murongo wa 27, yagaragaje undi muntu nanone ufite ikibazo ku buryo urugo rwe ruzasenyuka. 27, urarikira indamu ateza urugo rw'imidugararo, ariko uwanga impongano azarama. Mu magambo make, umuntu urarikiye indamu, urarikiye ikintu cyitwa ubutunzi cyane, ibyo bintu akaba ari byo ashoramo imbaraga, birangira byanga byakunda urugo rwe rujemo iki? Imidugararo. Kubera iki? Wowe uzava hano ugenda ujye muri Malawi cyangwa Zambia cyangwa mu Bubiligi cyangwa hehe gushaka amafaranga, ukubita imyaka 10 utari iwawe, uzagaruka nyuma y'imyaka 10 uzanye amafaranga, uzanye imodoka, uje kubaka inzu hafi y'umuhanda, ariko uzasanga umugore yarajagaraye mu mutwe n'abana barabaye imbobo. Ayo mafaranga azazura icyo wasize. Kubw'ibyo rero, umuntu wese urarikira indamu bikaba nibyo bintu bitwaye umutima we, byanga byakunda nasenyerwa urugo, ntazavuge ngo ni abantu bagize gute? Bamusenye. Aba yabigizemo iki? Uruhare. Nibyo, ntabwo tugomba kwicara iruhande rw'abagore bacu ngo tubure kujya gupagasa, ariko pagasanya umutima utekereza aho wavuye n'icyo usize. Ikindi kintu gikomeye Bibiliya yavuze, 17, Imigani 17 umurongo wa 19. Turiganirira mu migani gusa. 17 umurongo wa 19, ukunda intonganya abakunze n'ibicumuro, ushaka gusumbisha abandi urugo aba yishakiye kurimbuka. Ni byiza gutekereza ku rugo rwawe, ariko urugo rwawe nurusumbisha abantu ukabaho nkaho utazakenera abandi, urinjije. Uzakenera abandi bagore kuko uri umugore, uzakenera abandi bagabo kuko uri umugabo, uzakenera iyindi miryango niyo waba ufite amafaranga, nta kintu ubura. Hari igihe kizagera ubone ko ukeneye iki? Ukeneye abantu. Ni ikosa rero rikomeye gusumbisha urugo rwawe abantu bose. Iwanyu ntubu cyakandagira kwa so na nyoko, ku rusengero ntubu hicara,
bagasigaza abadamu ba mifemu uti hoyare kana nagiye gushaka nzi icyo nshaka. Bari abagore n'indangare nibagume hariya uzabakenera byanga byakunda. Barasigaza abagabo hano ntuboneke, uzabakenera. Ariko nanone Bibiliya ivuze ngo iki? Umuntu woza intonganya mu rugo rwe, umuntu ukunda intonganya agomba kwitegura yuko urugo rwe narwo ruzagira gute? Ruzasenya. Bibiliya iratangaje. 18:24, Imigani 18:24, inshuti nyinshi zisenya iki? Zisenya urugo. Ariko haba inshuti iramba ku muntu imurutira umuki? Umuvandimwe. Abadamu bakoresha imbaraga zose ngo bashake inshuti. Buriya abadamu ngewe baranansetsa cyane. Hura n'umudamu ukamaze uti uyu muntu ni inshuti yawe, ni inshuti yanjye. None se mufitanye ubuhe bucuti? Ati rero umunsi umwe nigeze kurira, sinzi ukuntu nari nabyutse, ndarira mbona nawe ararize, ndavuga ni nyamara uyu muntu turahuje. Ahita aba inshuti. Cyangwa wajya kubona ukabona arakubwiye ati uriya muntu asa na basaza banjye bo kwa mama wacu. Neza neza iyo mubona mbona kubw'ibyo rero njye numvise amaraso yanjye nawe byarahuje. Ariko nanone umudamu yagiye kubyara ukamuhamagara uti kutwite ubona baguhe rendez-vous yo kwa muganga, urumva ari nde uzaguherekeza muri aba badamu mwicaranye? Atakubwira ati hano ntawe urimo. Kamuzi se kubera iki? Ati hano nta muntu urimo, ati ahubwo buriya njyewe ati umuntu uzamerekeza ni mama kanaka, turiya ateye nk'abagabo. Bivuze ngo iki? Wakagombye kuba ufite no kubera iki? Mukurikize kondisiyo ugiye gushaka umuntu uzaguherekeza kwa muganga ugiye kubyara. Hagira umudamu nkopeza. Aho nkopeza se? Nta muntu wankopeza. Ni izihe karagiteri mama umuntu agenderaho? Hano harimo n'abatarabyara bavuga bati twebwe ibyo bintu ntabwo turabigera, mubaza aba bakuze. Yego ma. Cyambere umuntu mukuru wabyayeho uzi kugenzura amarangamutima yanjye, akamenya ko mbabaye, akamenya iki. Yego, uwo ni uwa mbere. Undi ikindi kintu wareberaho, ariko ubu nta bantu bagiye kubyara. Yego rata. Aha, mumuha amashyi uyu mumama. Uri umudamu, uri umumama, ufite abana, ufata umwana umwe. Yes, mumuha amashyi ariko mutayamusondeka. Hazamo akantu kitwa ibanga. Kubera iki? Uzaba uri kwa muganga, ushobora kwihagarika cyangwa se ukagira ibindi bintu, ni wa muntu uzakoza, uranyumva, agomba kutazabigira inkuru ati yaya wa mama nuko umubona mu mikenyero ati yakuyemo imyenda nguraho mwirwa mana ni kuri yatubaho. Agomba kuba ari umuntu ugira ibanga. Ikindi kintu, agomba kuba ari umuntu ushobora kugufatisha umwanzuro, upfa kuba ari umwanzuro mwiza, akaba ari umuntu ugufatisha umwanzuro kandi akaguma ku ruhande rwe. Kubera iki? None se nurira nawe akarira, uranyumva, kwa muganga bakavuga bati turabona kubyara bigoye, agasohoka akarira, azaba agufashije. Agomba kuba ari wa muntu wicara akabwira ati tuza biracamo, akagenda akajya kubwira abaganga ati ko mwandangaranye, agateza akavuyo. Muranyumva? Rero umuntu wakagombye kuba inshuti yawe wa mugore we agomba kuba yujuje ibyangombwa abantu baheraho bajya gutoranya umuntu uzabaherekeza bagiye kubyara. Ubundi niyo copy paste wakagombye gukora. Ariko Bibiliya ivuga ngo iki? Inshuti nyinshi zisenya urugo. Buriya hari inshuti nyinshi dufite zishinzwe kutujagaraza, izishinzwe kurya imitungo yacu. Buriya mwarabibonye, hari abantu bacunga umuntu amerewe neza. Buriya n'abakozi barimo inzego. Hari umukozi twatunze tukimara gukora ubukwe. Umukozi rwose yishimira iwacu, kaza dutera umusingo n'ibiki byose. Ariko yacunganaga n'ibintu. Agenda abona, urabona iyo ubukwe butangiye, ibintu biba bijagaraye biri mu byumba, umukozi umutuma tujya kuzana umugati, agasohokana nk'ibiro 2 by'isukari muri envelope, agahita agarura umugati, ntumenye ibintu birimo kuba. Rero iyo arimo kugenda abona nyirabuja agenda ahuguka, uranyumva, nyuma y'iminsi 3-4 umugore wakoze ubukwe atangira guca mu gikona arimo kuvuga ati amavuta ni menshi yagabanye, urumva, isukari urimo urateka nyinshi ntabwo bitwabishobora, uranyumva. Umukozi atangira kubona byanze. Niyo mpamvu muzabona noneho iyo akubonye utwite rero atangira guhamagara abantu ati nta hantu hari akazi. Kubera iki? Ababona yuko ibintu byamaze kugira gute,
rero n'inshuti nazo zimeze nk'abakozi bo mu rugo umuntu ashaka. Inshuti nayo irakubara iyo uri mu bihe byiza mwazanye amafaranga. Reka mbaho urugero, ninde mwari mwabona wubatse inzu ikuzura bakajya kuyitaha ari inzu nziza ubura inshuti? Nizakera zigira gute? Batavuga ati kanaka yabonye umunyu, we mu magambo make babaje kukurigata. Bivuze ngo nibakuburaho umunyu bazagaruka. Ikintu rero mugomba kumenya, gerageza ugabanye inshuti usigarane iz'Imana yagusize zizagusindagiza mu rugendo, kuko inshuti nyinshi zisenya iki? Urugo. Buriya nubona umuntu ahantu hose muzenguruka hose, iyi ni inshuti yanjye shawe, iyi ni inshuti yanjye. N'umugabo uzabona ukabona yicaye mu rugo nka saa 11 za nimugoroba yiriwe mu rugo, ngo umuntu w'inshuti yanjye arampamagaye, ukabona yikubisemo imyenda aragiye, ari wo munsi yicaye mu rugo. Muzitonde, ntabwo inshuti nyinshi zigeze zigira umusaruro. Kenshi na kenshi mwebwe abafite ingo zikiri nshyashya, hari ahantu muzagera aho bita muri nyina w'ikibazo. Muri nyina w'ikibazo ni ahandi ugera niwanyimenye ko akazakubwira ati ujye gushaka uriya mugore sinakubwiye. Papa wakaguhamagara akakubwira ati rero bigaragara ko wahombye wahiye, yihangane upfe kigabo, nanjye nuko niko yamereye. Iyo utangiye kugera ahantu rero no ku rusengero batangiye kuvuga bati ariko mu badiyakoni njyewe nari nicaye ndeba uriya mukobwa n'uwo muhungu bagiye gukorana ubukwe, mbona n'inkweto y'iburyo n'iy'iburyo ntabwo bijyana. Ariko reka ngire ikintu mbabwira, aho ngaho muri icyo kibazo nibwo uzajya kubona ubone umenye gutandukanya inshuti. Ntimugatandukanye inshuti mukiri mu bihe byiza, mu bihe bibi nibwo ujya kubona ukabona umuntu. Hari indirimbo nigeze kumva abanyarwanda bahimbye ya kera y'umuntu ngo yashatse gusuzuma inshuti, arangije ni indirimbo ya Rugamba Sipiriyani, warangije aravuga ati ndatestinga inshuti gute ko mbona zabaye nyinshi. Agenda azibwira, ariko ngo avuga yuko ngo yakubise umuntu ku mpanuka ngo akamwica. Arangije avuga ati rero ndimo ndashaka ahantu muhungira. Umva abantu bose baravuze bati baga ugire gute wifashe, ariko haba umwe nyine ngo murambaho, ngo akazamubwira ati nubwo byabaye ishyano ngo amucisha ahantu mu kintu kimeze nk'igishanga, ameze nk'urimo kumucikisha. Aramubwira ati humura, niba byakubayeho bigutunguye wigira ikibazo. Arangije iyo ndirimbo bayisoza bavuga ngo inshuti nziza, wenda muzashaka uburyo muyumva. Ariko icyo nashaka kubabwira, mwebwe ubu muracyafite inshuti nyinshi. Imyaka 10 umuntu aba agifite inshuti zigijagaraye mama. Uko ugenda wegera imbere, iyo ubyaye abana umuntu mukazamuhura, ntumubwira imodoka waguze, ukamubwira ko wabyaye umwana. Urumva akakubaza ati musigaye mutuye uti ahandi twari dutuye twarahimutse, sigaye ntuye, ukamubwira ahantu akumva kubona imodoka ijyaho biba bigoye. Agenda guhanagura mu mutwe ku rusengero, akazaza kubona atari ko ati ngewe rero ati ko mbona ugenda umbakure, buriya kaba kabaye. Reka ngire ikintu mbabwira, inshuti nyayo uko ugenda winjira mu bihe bigoye nibwo irushaho kwideklara. Muranyumva neza? Ariko musaba Imana. Ngewe icyo nzi ni kimwe, nuko n'ubundi inshuti twasizwe n'icyaha zose. Niba ukunda Imana, inshuti wasizwe n'icyaha zizagenda. Kubera iki? Ujya kubona ukabona umuntu araje aricaye ati nge sinzasubira kwa kanaka. Kubera iki? Ntabwo tukiganira ngo aryoshye ikiganiro. Twaraganiraga tugatera inkuru tukavuga, none ubu sigaye njya kumuganiriza agatangira ngo mwijuru hari abamarayika bandika ibyo tuvuga. Asigaye bishe ikiganiro. Muranyumva neza? Rero uko muzagenda mu abantu b'Imana bizagaragara yuko hari inshuti muzagenda mubihira. Ari isomo mfite hano mu Mubwiriza igice cya 10. Umubwiriza igice cya 10. Umubwiriza igice cya 10 umurongo wa 8. Haranditswe ngo ucukura urwobo azarugwamo, kandi umena urugo inzoka izagira gute? Izamurya. Ibi byanditswe na Salomo. Salomo waciye inyuma y'umugore we, akamuca inyuma inshuro 1, 2, 3 kugeza igihe agejeje ku bagore bangahe? 1000. Salomo yavumbuye ibanga yuko umuntu wese ushatse kumena urugo, umuntu ushaka guca inyuma uwo bashakanye, byanga byakunda inzoka izagira gute? Izamurya. Reka ngire ikintu mbabwira, byange bitinde bitebuke, uzaca mu nzira yo gushaka kumena urugo, byanga byakunda azajya gusaza afite ibimenyetso bimwereka ko yariwe n'iki? Yariwe n'inzoka. Ibi nabyo bisenya urugo. Inshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ikintu gikomeye. Uyu mwanya
mbere yuko tugaruka kugira ngo ngire ikindi kintu mbasomera, nagira ngo mbatangarize ibintu 10 biri ku ruhembe rw'imbere mu gusenya imiryango y'uyu munsi. Yego, ikintu cya mbere jewe ndabitondekanya, mwe muraza kubitondeka mukurikije realite y'ubuzima. Munega amatwi hano. Ikintu cya mbere ndagira ngo mbabaze, buriya bene wabo n'umugabo na bene wabo n'umugore bashobora kugira uruhare mu gusenyuka k'urugo? Yego cyangwa oya? Yego. Impamvu ibitera ni iyihe? Iyo Bibiliya itubwiye Miriyamu na Aroni bavuga Mose mu bakurambere n'abahanuzi, Miriyamu yari mushiki wa Mose, Miriyamu yari mukuru kuri Mose, ariko ngo Mose amaze gushaka umugore, Miriyamu yagize ubwoba yuko yatakaza Mose, kandi Miriyamu yaramukontorolaga. Noneho Miriyamu aravuga ati, rero uyu musaza wanjye ushatswe n'uriya mugore, uriya mugore asigaye amukontorora ku buryo natwe tutamubona ngo tugire gute tumukontorora. Niyo mpamvu bahimbye ibinyoma ngo arirabura, uranyumva neza. Ariko muri Bibiliya bavuze ngo iki? Bavuze ko umugore wa Mose yari umugore mwiza ugira isoni. Muranyumva? Buriya mwari muzi ko kugira isoni yari imbuto ya Mwuka Wera. Uzajya kubona ukabona umuntu w'umugore arimo arasakuma abagabo hano ku rusengero, abafata mu mapantaro, mwisanzure, aba yararangiye. Umuntu agomba kugira akantu k'isoni. Umuntu agomba kugira isoni. Nta kintu kinezeza nko kurambagiza umuntu ufite isoni. Biravuna, ariko nyuma biragushimisha. Uzi kureba umukobwa agahita akubwira ngo kundeba wankunze. Kundeba wankunze. Ariko wagiye uvuga uzaza upfiramo imbere gute? Miriyamu yari umugore ugira isoni, udakunda ko umugabo wavunika. Miriyamu yari umuntu ngo ukunda abantu, akagira amagambo make ariko agasesengura cyane. Kubw'ibyo buri gihe yabaga areba umugabo w'imbere, yabaga arimo kwanariza ikintu icyo ari cyo cyose cyagwa nabi umugabo we. Niyo mpamvu yaraje asanga Mose arimo araca imanza, arangije aragenda atakira sebuko aramubwira ati, uyu mugabo yazapfa. Ubundi ikintu kikubwira ko washatse neza ni igihe umugore wawe akugirira impuhwe, akaba ashobora kwanariza ahazaza hawe, akamenya n'ibyakugwa nabi bitaragira gute bitarakugeraho. Icyo nashaka kubabwira ngiki rero, mu miryango yacu harimo conflict zo kuvuga ngo tuzimije umuntu wacu. Kuri iki gihe abantu basigaye bohereza umuntu gushaka, bakagira ngo ni nk'intumwa y'igisambo bohereje gusahura mu rundi rugo. Ku buryo iwanyu bakubita urutoki ku rundi bati sawa kabisa, ubwo agiye hariya buriya natwe tugiye kubona umunyu. Umukobwa nawe iwabo barangiza bati azasahura iwabo w'umuhungu. Rero iyo mumaze gushakana nimube maso. Basaza bawe bagucamo na barumuna bawe, urugo rwawe ubwawe ugafata itindo, ukamena inguni, ukazaza ucishamo ibintu ugira gute ubahereza amafaranga agera mu rugo, ubahereza imiceri, ubahereza. Kandi ubwo nanone birangira n'umugabo nawe abonye ko ariko bimeze. Umugabo nawe akazaza ahamagara abashiki be, nawe abahereza, barumuna be abahereza. Nibwo uzajya kubona ubone muricaye murimo muraganira mutari ko tuvunika twembi duhembwa, ibyo duhembwa bijya he? Muba mwaraciye imyenge mwiyibiramo mwebwe ubwanyu. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri gisenya urugo, uruhare rw'ababyeyi b'impande zombi, ariko ababyeyi batari ababyeyi nyakuri. Hari igihe ugira mama wawe na papa wawe agashaka yuko ibintu byamunaniye mu rugo n'ingeso ze zamunaniye, kubera ko ashaje abyimurira mu rugo rwande, mu rugo rwawe. Ukwiye kwitonda, ntukajye wemera yuko ibintu bibi wabonye iwanyu wifuza ko wazabibona mu rugo rwande, mu rugo rwawe. Niyo mpamvu ababyeyi bawe ugomba kububaha, ugomba kubavunikira, ariko mu gihe batangiye kuguha ibitekerezo birimo gusumba iby'uwo mwashakanye, jya ugerageza ubiyake mu bwenge. Ntabwo ari byiza kubwira mama wawe ngo mama ngo ndakwiyamye, ngo urugo rwawe ngo nawe rwarakunaniye. Hoya, umwiyaka mu bwenge. Kubera iki? Murabyibuka yuko mu mutwe wawe harimo foda y'uwo mwashakanye. Nufungura, reka mbaho urugero, nkatwe abagabo
buri gihe abagabo mwese muri aha murabizi, uhura na mama wawe buri munsi ahita akubwira ngo ariko ngo ubu ngo wariye. Ni ukubera iki abamama bashaje iyo abonye umuhungu we buri gihe nicyo kintu cya mbere ahita akubaza, yo biteze ubu se disi ubu uba wariye ko mba mbona uba ugenda icyuya cyakurenze. Uranyumva? Bibaze rero wese umubwira uti mperuka kurya ejo mu gitondo, ahita akubwira ati arakwisha umunyagwa. aba yizeye ko hari undi muntu wamufatira umwana we neza. Yego, Nkawe ahora afite igishyika. ababyeyi b'abamama bahorana impungenge ku bana babo. Uranyumva neza? Ariko impamvu ni imwe, hari n'igihe aba akora porojegisiyo arimo kuvuga ati nanjye maze imyaka 4 nshatse, umugabo yavaga mu rugo yayura agataha yayura, wabona n'uyu ariko ameze. Rero ababyeyi bahorana impungenge. Icyo nashakaga kubabwira kiri aha ngaha, hari ababyeyi baba bashaka ko inzangano zabo uwo yanze nawe umwanga, agashaka ko ibintu urugo rwawe utarutekereza, utekereza urwe gusa. Kandi hari igihe aba ari mu minsi yo kujijwa, wowe ukiri mu minsi yawe yo guhitamo icyo ugomba kubamo. Reka ngire ikintu mbabwira, ndabizi neza iki kintu ko mwese ni intambara abantu benshi bariho. Hari n'igihe nkamwe abantu muri aha ngaha, hari igihe ugira gutyo ukabona wikubitiye imyaka 2 utarabyara, imyaka 3 igakubita. Iyo ufite nyoko bukwe na so bukwe babi, uhita ubimenyera aho ngaho. Buriya abantu bahita babyara ako kanya, ntabwo bajya bamenya neza imico ya ba sebukwe na ba nyirabukwe. Ukubita umwaka, umukecuru akaguhamagara ati niba byaranze uzasohoke muri ibyo bintu by'ubudivuze nkwereke. Uranyumva neza? Iyo umwangiye rero ahita avuga ati uriya mukobwa arashaka ko umuhungu wanjye azahambanwa ikara, ubu ngiye kuzapfa nta mwana nteruye. Uranyumva neza? Iyo rero ufite ababyeyi nkawe badafite Imana, warangiza ukabaha amatwi aho kuyaha Kristo, uhora mu manegeka. Cyo ni icya kabiri. Icya gatatu, uruhare rw'iterambere ritumvikanweho mu muryango. Iterambere ritumvikanweho, hari abantu bagera ku ntambwe yo gufata gatanya, atari uko bapfuye ubukene, ahubwo bapfuye ubukire, bananiwe kugira gute kumanajinga. Umugore agatangira ati ngewe uko mbyumva, ngewe ndimo ndumva twagura imodoka, umwana tukamushakira ishuri ryiza, papa kana ari nge nawe ntitwize kaminuza, ubu wumva ari igifaransa tuzi, reka twemere n'indege irashya, umwana tumukubite muri garidiyene ya miliyoni. Umugabo agatangira ati mama kana kakomeye ibihumbi 700 bizavamo. Oya aburaho Imana izayaduha, nawe umenya aho avuye. Umwana bakamukubita muri garidiyene, bakagufata kredi ya banke izaza y'imodoka izaza imutwara, cyane muri iki muri garidiyene. Umwana arangiza garidiyene ya 2, usigaye uhura n'umugabo agenda ajegera nk'umuntu wamize ishashi, yarakonje mu rusengero bamubwira muti sabato nziza, ukabona umuntu yagira gute yanyeganyega, kandi ubwo umugore barimo kumubwira primaire noneho azayiga mu Bubiligi, agomba kwiga primaire mu Bubiligi. Erega reka nkubwire, ibyo ntabonye ntabwo ari ngombwa ngo n'abana banjye bazagira gute. Yego ni iterambere, ariko leta agize gute. Ubwo umugabo aba arimo kuvuga ati izi miliyoni 6 mbonye, harimo ikibanza ahantu umujyi utaragera, byibuze ikibanza tuzimukirayo nubake akanexe, ngenda ngerageza byibuze natwe tuze two kuzaza duhora dukodesha. Umugore yarangiza ati hoya, buriya ngewe sinjye nkunda ibintu bipfubye, ntabwo najya mu kintu cy'ikizu kituzuye, nibishaka bizatwara imyaka 50 nge nzajya mu nzu nzima. Ayo mafaranga rero n'ubundi ni ubusa, nta n'ikintu amaze, yakubita umwana cyangwa dukore pikiniki tujya ahantu tuyarye tugaruke. Erega ubuzima ni bugufi papa kanaka, sinzi impamvu utumva. Uyu mugabo yarahiye ntiyahiye. Ariko abantu baba bari kumwe nawe ku rusengero baba bari kumwe nawe bagira gutya bati washatse umugore mwiza sha, waramuntwaye sha. Iki ni icya gatatu. Icya kane, uruhare rwo kwiyegurira umurimo w'Imana birenze ukibagirwa urugo. Hari abantu bakunda Imana, bagakunda korari, bagakunda amavumo, ku buryo umugore yicara akazaza abaza umugabo, ukumva mu gitondo umugore arimo arabaza gahunda ya nimugoroba, papa kana uyu munsi urajyayo? Mfite gahunda ziyeze. Oya mfite gahunda, ariko ntugashake kwinjira mu bintu byanjye byose. None se biragenda gute? Hari gahunda ukabona umugabo arebye hejuru. Hari n'abagabo bapanga gahunda zitageze gute,
zidahari. Hari abantu bahora muri korari, hari abantu bahora mu mavuna, hari umuntu umwe yigeze kwicara abaza umugore wanjye ati ariko uyu mugabo ujya umubona? Umugore arangije ati ndamubona. Muzi uwo mugabo icyo yashakaga? Mujye mwitondera n'abantu bababaza. Buriya reka njye kimubwira, ntabwo ari ngombwa no mu gihe cya Yesu, ntabwo ibibazo byose umuntu aba agomba kugira gute kubibonera ibisubizo. Abadamu bo muranyumva, ntabwo ari ngombwa ngo ikintu cyose umuntu akubajije umusubize. Impamvu ni iyi, muzi yarashakaga iki? Ashobora kuba ari kumubwira ati naramubuze, akamubwira ati nzaza kukwisura. Icyo nashaka kubabwira ngiki, umurimo w'Imana ni mwiza, ariko ugomba kwibuka yuko ufite n'iki, ufite n'urugo. Ku cyumweru ukamubwira uti papa kana wicare hano byibuze ntugaburire, kuko hari ukuntu umugabo ataha yarangiza ukabona atashye yabihiwe, ukamase byagenze gute ati nariye resitora saa 4 n'ubu ndinze naha numva byanze kumvamo. Wamureba ukababara ukavuga uti muri weekend umugabo wanjye nzamutekera nkure n'iki esheke. Yajya kubona akabona saa 3 urahagurutse ngo mufite repetition kajyamo saa 3 ku cyumweru, muranyumva, repetition kabisoje saa 7. Halo ugeze, urumva hari umuntu duhuye, urumva hari umuririmbyi mushya twakiriye, arangije ngo afite utuntu tw'amatiku n'abandi baririmbyi ubu ndimo ndabunga rwose. Erega umurimo w'Imana mwese ko ari Imana yadutoranyirije. Umudamu yarangiza ati se uratugeraho mu masangaye 2 ndaje, amasaha 2 yashira, hano uri he? Urumva rero nibagiye kubwira, hari umuntu dusengana yampamagaye ngo nze mufashe, bafite abantu baza kuza kumuhemba, kandi nibyo rega natwe tuzabakenera. Umugore nibwo uzajya kubona ubone muri mu materaniro nk'ayo ku rusengero, umumama ahaguruke, ubone n'umumama ufite umugabo w'umuyobozi ahaguruke, barimo kwigisha iby'umuryango, ujye kumva wumva aravuze ati erega aba bagabo twarababuze, ubona bivuze arakaye cyane, imitsi yafunze, uri muri gahunda mubaza ati se koko biraremereye, ati nuko mutaza agahinda dufite. Ujya kumva abadamu bose inyuma b'abayobozi bakora iki? Kubera iki? Abagabo bagize gute? Barabuze. Ariko wahura nawe ukabona n'umugabo ari ku rusengero, njyewe iyo ndi ku rusengero nta kintu cyapfa Mariya neza gatuza. Harimo n'abagabo uzabona ubone ku rusengero arimo arahobera abagore b'abandi, nta muri aho wambaye neza madanya, ariko umugabo wajya bikubwira ko wambaye neza. Impamvu ni imwe, iyo utinze ku rusengero ntugire umwanya wo gutinda iwawe, utibaba ku rusengero. Akanavuze murakumvise, iyo utinze ku rusengero ntugire umwanya wo gutinda hehe, utibaba hehe ku rusengero. Kuzajya kubona ubone umuntu ntakikoze umugore we, ujya kubona ubone nk'iyo turi mu makorari, ujya kubona ukabona umugore ntakiza no gusenga, ariko haza amazi ati byagenze gute, ati hari abakobwa 2 hariya bansenyeye urugo, kana wa mugore uba wisetsa cyane, yamubereye umugabo aramutindana, nitaba telefone ndaruha ndigendera. Ariko ni ikibazo, si ikibazo. Umurimo w'Imana ni mwiza, ariko ntukwiye gusimbuzwa ngo abantu bibagirwe inshingano z'urugo bafite. Ariko reka ndebe abantu bafite ibintu bakora mu rusengero. Abantu bafite ibintu bakora mu rusengero, murabyakanye se? Yego, Imana ibaha umugisha. Nari ngiye kubaza abadamu bishimira yuko abagabo babo bakora inshingano zo mu rusengero. Ubu hari uwahita areba hasi akimyoza. Nshuti zanjye, ikintu cya 4 cya 5, uruhare rw'ubwiko butewe no guhunga ubusambo cyangwa gupfusha ubusa k'uwo mwashakanye mu gusenya urugo. Ubwiko ni iki? Ubwiko ni ukuntu wicara utuntu duhari ntutwereke umuntu ko tugize gute, ko duhari. Satani yateze imitego 2 imiryango, kandi iyo mitego abantu bayigwamo cyane. Ni reka mbabwire, iyi mitego Satani ayitega urugo rugitangira, kugira ngo uko urugo rugenda rukura n'iyi mitego nayo ibigenda igira gute, ikomera. Umutego witwa ubwiko, Satani yateze imitego 2. Umutego wa mbere, gupfusha ubusa. Satani yateze gupfusha ubusa ku buryo hari igihe uba uvunika, ariko wajya cyangwa se waba utanavunika ukaba ufite umugabo uzi gukorera amafaranga ndetse ukanayabona. Wareba telefone ye ukabona yakiriye miliyoni mu gitondo, ejo bundi yakiriye 500,000. Wajya kubona ukabona nyir'inzu yohereje message. Urimo uratekereza iki?
muba mu nzu y'ibihumbi 200 mugezemo amezi angahe 3, umugabo yakiriye message ya miliyoni, yakira message y'ibihumbi 500, urimo uramubaza uti se amafaranga yagiye, urumva? Ariko mama kanaka gabanya ntukangenzure nge nanga umuntu ugenzura, kandi njye kambwire nge nzafata imyanzu, ugahita uvuga uti rero reka ncishe make, akakubwira turumva twagiye mu bukwe bw'umuntu twiganye, mageze barambwira bati niwe mukire dufite, bankomera amashyi rwose, Imana ni nkari yanjyanye muri ubwo bukwe, fantaza ari zabuze n'ibintu byose, ibihumbi 500 ubonye rero nabishyize mu bukwe, ambwira ngo ni imwaranje, none telefone yayikuye, uragira ngo mbigenze none se mama papa kana miliyoni nabonye yari ivuye, ariya ni ya mafaranga nigeze gukorera, ariya mafaranga rero hari ahantu nayoherereje, hari umuntu nayahaye ntakubwiye, uzatwungukira ibihumbi 200. None se papa kana kubizi ko dufite ibibazo, kuki atari byo wahereyeho? Erega n'abandi bababaye, hari igihe ushyira ku munzani ukabona ibyawe ntabwo ari byo bigize gute, ariko mbabazi uyu mugabo yararangiye ntiyarangiye? Umuntu ukoresha iminzani yo mu gasozi aho gupimisha iminzani yiwe. Rero iyo ufite umugabo nk'uwo nguwo, ukaba ufite mwene wanyu musaza wawe uba nko muri Amerika no mu Bubiligi, iyo yohereje $1000 ubwira umugabo ko $1000 yaje, uyakenyereraho akazaza yitatsa avuga ati ni impamo rwose nta na tike mfite, ukamubwira uti ukamutunganyiriza surprise uti kata umugi mugabo nawe akazatahana amafaranga yahembwe, agatangira ati tugiye kwicwa n'inzara mama kana, ibirayi bigeze kuri angahe uti 700, ati turabivaho ku kazi byaranze. Reka mbabwire, kubana n'umuntu upfusha ubusa no kubana n'umuntu w'igisambo bigusha umuntu mu mutego wo kugwa mu bwiko, byanga byagira gute byakoma. Uzi ko hari igihe ushakana n'umuntu ibintu byose akaba igisambo ku buryo ujya kugira gutya wajya guherekeza musaza wawe ukabona muri retroviseur y'imodoka arimo arayihindukiza, ngo rero yuko udakora mu mufuko. Ubwo rero kubera uko ateye bigusaba yuko nawe uhinduka igisambo, bene wabo baza nabo ntugire icyo ugira gute ubamarira. Ndagira ngo mbabaze, urwo rugo rwatera imbere. Ikintu cya 6, kubura ibyo wari witeze kuwo mwashakanye bya gikristo. Hari igihe ujya gushaka umuntu wamureba ari ku ruhimbi aririmba tenari, hari igihe ujya gushaka umukobwa ukabona muri Soprano arimo ararerembura, hari akantu bajya bakubitamo barimo kuririmbura ukabona ageze gutya ijuru, ukabona warizanye mu maboko abakobwa baririmba, aho wicaye inyuma ugatuvuga uti Imana n'uriya wa mbere, kabijyamo wajya ko ukabona umunsi w'ubukwe wabaye. None ngize amahirwe umugabo w'umubwiriza namubonye, Mana mumpe uyu mugabo, nzaza nicara, Bibiliya ntayo nzi, azaza yinyigisha mu gitondo, nimugoroba bizaza biba biryoshye, iwacu nzaza ndirimba, agire gute abwirize ku rusengero, nibajya kumwakira babanze bavuge bati kanaka ari kumwe na madamu we nibahaguruke, nzaza mpita mpaguruka, Mana confidence ari zose banyakirane n'umubwiriza. Ariko reka ngire ikintu mbabwire, hari igihe ugera mu rugo ugasanga wakomanze ku rugi usanga ni urugi A. Bibaho rwose ibyo bintu. Rero bitera umuntu kumva bihiwe n'urushako, ku buryo hari n'ituntu wajya gutekereza ku muntu umushaka ukatubura. Ikibazo rero ni iki, abenshi bahita batangira kuvuga ngo iyi nkweto ntabwo yari iyande, ntabwo yari iyanjye. Ariko ntabwo ariko bimeze, ntabwo mwavukiye hamwe n'umugabo wawe, ntimufite groupe sange zimwe, ntabwo mufite ibigeragezo bimwe, nimwakuriye hamwe, nta nubwo imitima yanyu inganya kwihangana. Mugomba kubimenya yuko Imana ihuza abantu babiri batandukanye ngo bahinduke umuntu. Ntabwo Imana ijya ifata abantu babiri bahuje. Cyokoze uramutse ushaka gushyingira abantu batazagira akabazo nabo, washyingira ibipupe bibiri, biriya bipupe bacururizaho imyenda mama. Icyo cyambitse ni uko iyo ugikoze giseka barinda kinameneka, kikigira gute kigiseka. Iyo ugisize hakurya y'umuhanda niwe ugisanga. Nuramuka ushatse rero kuba mwashakanye abigipupe nk'uko, uzaba utarashatse nyine. Kuki wumva umugore yamera nk'uko ubishaka?
uranyumva neza, ku kantu kose ateka ibintu ushaka, yambara ibintu ushaka, avugane n'abantu ushaka, ajya ahantu ushaka, yicara uko ushaka, atekereza uko ushaka. Nacyo ni ikindi kibazo. Nshuti zanjye, iki kintu ni ikintu gikomeye. Iyo utangiye kuburaho uwo mwashakanye ibyo wamutekerezagaho, urwana intambara zo kwizirika ku Mana kugira ngo Imana imukuzirikeho, bitari ibyo muba mutandukanye. Hari n'abantu baza muri ano madini yo hanze, umuntu araza akakureba akakubwira ati nyereka umugabo wawe, ukamumwereka, ugahita ubona agize ikibazo, ugahita akubwira ati umugabo wawe n'uyu, uzi ko nkimubona umwuka mbwiye yuko mudakwiranye. Uyu mugabo ntimujya muvugana nabi? Yego. Iyo mugiye kugira ikintu mukora ntimubanza kujya impaka cyane? Yego. Ntikimenye ko atari uwawe. Ubu wowe ukeneye kuzashaka uwande? Ubu hari abantu hano i Kigali muri ano madini mashyashya, umuntu arimo arata umugabo bashakanye bafitanye abana 2 3, akajya gufata undi mugabo ngo inkweto ngo yataye iki? Yataye iyayo. Ariko ntabwo ari byo, ahubwo dukeneye kwiga urugo. Urugo ni ijuru rito. Uyu munsi wa none mubari imyaka mumaze mwiga iby'ijuru, mwari mwabisoza. Ni nako n'urugo rumeze. Uyu munsi inguni urimo, reka mbaho urugero, abantu batwara amagare mwese mwarababonye. Umuntu utwara igare ahantu hose azagera hakaba hagoye, ahashyira umuntu uzamuha icupa ry'amazi. Murumva ko kantu mvuga? Ahantu hose azagera hagoye, haterera, hamanuka, hanyerera, ahashyira umuntu kugira ngo nasiganwa n'abantu akahagera azahita amenya mu mutwe we aho bageze gute, aho bageze. Kuko baba barimo kurushanwa, nta mwanya wo kumenya ngo aha ni Nyabugogo ngo hari Korosi. Hoya, ahashyira umuntu we yamubona agahita amenya ngo uyu nguyu uraha anyibutse iki. Ndagira ngo mbabwire ikintu gikomeye. Buriya ahantu habi twagiye duca, Imana yaducishije, hari ikimenyetso yahashyize kigomba kudufasha mu rushako. Ariko iyo utigeze ubana n'Imana, usubiza amaso inyuma ntugire ikimenyetso ubona kizima. Ikintu cya 7, kugabanuka kw'icyizere. Munega amatwi neza. Kugabanyuka kw'icyizere no kwishimirana mu by'uburiri no kudahazanya kw'abashakanye bifite uruhare mu gusenya urugo. Yego cyangwa we? Yego. Icyambere, ntimutekereze ko biriya bintu uko nabishoreranyije niko bitangira. Hatangira kugabanuka kw'icyizere, ugahita uvuga utari ko uyu muntu uko asigaye atambona afite isesemi, apeti ye ishirira he, utangiye kugira gute kumukeka. Bibiliya avuga ngo ntugakeke ikibi kuki kuri mugenzi wawe. Gukeka rero gutangira no kukubwira yuko hari ibimenyetso byerekana ko atanagukunze. Ibyo rero yo gukeka kwamaze kuza icyizere cyakamutse, wowe washakaga imibonano mpuzabitsina ni wowe utangira kumva utayikeneye ahubwo, kubera ko niwe watangiye kwangirika. Urabanza ukamungwa, umunsi umwe ukazatora umunsi rero ngo ugiye kubimubwira kugira ngo udakomeza gupfa wenyine. Wabimubwira ukagira ngo nibwo bikemutse, nabwo nibwo bigize gute, nawe yarangiza akarangira. Icyizere iyo kivuyeho byinjira mu bigendanye n'imibonano, kandi iyo imibonano imaze kwanga hakurikiraho kudahazanya. N'ubundi hari amagambo y'amatakara agasaba yabonetse, wakubona mu ikoti yagira ngo uri umugabo, abakwangije ntakwangije. N'ubundi ubuvuga uti icyo nkora cyose n'ubundi mpora nitwa ko ntari iki, ntari umugabo. Iryo jambo riba ritravaya. Umugabo nawe aba yarakubwiye atari ko ubona nje ukagira ngo aho nirirwa abagore ntibahari. N'ubundi nawe uvuga uti aho yiriwe n'ubundi yandatiye ko haba baki. Kandi koko hari na telefone ejo bundi nitabye ye, numva umuntu ahise aceceka kubera ko anyumvise. Satani arabasopanya ku buryo muzasigara muziritse ku kudahazanya uburiri, ariko Satani yarabarangije mu bwonko. Ariko iki ni ikibazo, si ikibazo. Iki nacyo gifite uruhare mu gusenya urugo. Rero ntabwo mbizi niba hari igihe kizagera abantu bakazaba babyiga ku rusengero, kuko n'ubundi aho ibintu byapfiriye, umuntu arafata telefone yarangiza tereka ndebe uko abandi babigenza, agakurikira ikiganiro. Urimo urakurikira ikiganiro cy'umugore urimo gutanga ubuhamya uburyo iwe mu rugo bigenza, kandi uwo mugore yari indaya muri Kadirake. Uranyumva neza? Warangiza ukagikurikira uti ya tekinike niyi. Ellen White yanditse ko
hari abantu bagira ibibazo mu mibanire yabo mu bigendanye n'imibonano mpuzabitsina bagahinduka imbata cyangwa bakaba ibigoryi kugeza ubwo batangira gufata umuco wa kinyamaswa akaba ariwo bapurika. Iyi ngingo rero ntabwo nzi ngo muraza kuyitondeka ari iya kangahe, ntabwo nzi ngo murayiha amanota angahe. Ikintu gikurikiraho amabwire no gukekanaho ibibi ku buryo hazamo n'ingenza mu gusenya umuryango. Amabwire, hura n'umuntu aguha amakuru, erega umugabo n'umwana wundi, nka buriya n'uba ureba papa kanaka ukuntu aba acecetse, uriya mugabo wawe ni indyarya, uriya mugabo yaguhisha ibintu byinshi, buriya hari ibintu aguhisha, oya uzagende wigenzure nta kintu nkubwiye. Ejo wajya kubona ukabona ufashe telefone, wafata telefone, hari ibintu byambabaje mu minsi yashize. Umugabo umwe yari arimo kuganira n'umugore, umugore arimo kumubwira ati njyewe bambwiye ibyawe. Mu gihe barimo kubivugana, umugore arimo kwemeza umugabo amagambo abantu birirwa bamubwira, umugabo arimo kuyahakana arahira n'izina ry'Imana. Mesaje biraje, screen ya telefone ihita yaka. Umugabo arangije n'umugore bararebana, umugore agiye gusimbuka, umugabo asimbutse mbere, telefone arayifashe. Umugore aragundagurana n'umugabo aragundagurana, mpaka nyirebyemo umugabo ati ntuyirebamo, barashwana telefone barakururana, umugore ati ntushaka unyice ndayirebamo. Haza umuntu barimo gusakuza, araza arinjira, ababaza uko byagenze, arababwira ati mumpe iyo telefone. Arangije asanga mesaje avuga ngo mukiriya mwiza ya MTN. Ariko bari bagaragaye ntibari bagaragaye. Kagira ikintu mbabwire, iyo utangiye, reka mbabwire, ubundi umuntu uhiga wundi icyaha wese ntazakibura. Ubu ndagira mbabwire ngo umugore wanjye aramutse anshatse w'ifuti akaba ari ubu umushinga, yamara ukwezi se atarambona wikosa. N'ukwezi ni kwinshi n'umunsi umwe urahagije. Iyo wihaye akazi ka shitani ko guhiga ibyaha ku bantu, nta ryari ryarenga. Nashatse inzu yanjye ku giti cyanjye, nkimara gushaka